Hello friend and family, ndabaramukije mwese mukurikira Savage TV, nizere yuko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Niba urwaye ihangane, Yesu arakuzi, kandi niba bitameze neza hangane, ejo bizaba bimeze neza, ntabwo bihora bimeze neza. Mbahaye ikaze rero kuri Savage TV. Amazina yanjye ni Rwibutso, nk'uko mubizi ni njyewe tubana mu biganiro bya buri munsi by'iyicano. Mbahaye ikaze rero kuri uyu munsi, nashaka ko tuganira ku bintu bibiri cyangwa se bitatu. Ni muri za nkingi nababwiye zituma urugo rwacu rumera neza. Ni inkingi nyinshi ariko tuzajya tugenda turebaho gake gake ku byo mugenda munansaba kubakorera, ariko uyu munsi reka turebe ku nkingi ebyiri cyangwa eshatu. Inkingi ya mbere rero, natekereje ibintu byinshi nsanga tugomba kubanza kureba ese wa mugore cyangwa se wa mutima w'urugo tuba tuvuga ni ibiki bigomba kuba bimuranga. Hari ikindi kintu rero umugore mwiza cyangwa se mutima w'urugo agomba kuba afite, agomba kuba agira ibanga. Wenda wowe uri kubyumva ushobora kumva icyo ari ikintu kidafite imbaraga, ariko kugira ibanga ni ikintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro mu muryango cyangwa se mu bashakanye. Ati gute? Hariho abantu batagira ibanga, ugasanga niba ufite nk'umutware wawe akagira agakosa gato akora cyangwa se ikosa iryo ari ryo ryose, ugasanga karitsiye yose iraye ibimenye. Kandi biriya bintu mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza, kuko ubundi niba ufite umugabo wawe, ni wowe muntu wo kumugirira ibanga mu ikosa iryo ari ryo ryose yaba yaguyemo, mu rwego rwo kwirinda yuko umugabo wawe asuzugurwa n'uwo ari we wese. Uba ugomba kumugirira ibanga. None se niba umuntu, tuvuge hari igihe uba ufite nk'umutware unywa nk'inzoga, cyangwa se niyo atanywa inzoga ariko hari abantu bakunda no kwisohokera bakagira gute, ugasanga wenda agiye muri gahunda nyinshi, atashye ijoro, yamara kuyagera mu gicuku, ejo karitsiye yose ikarara yamenye yuko umugabo yatashye mu rukerera. Ese koko ibyo bintu birakwiye yuko umuntu wawe aba igitaramo ku musozi kandi byagizwemo uruhare nawe mubana? Mujye mugerageza mugire ibanga. Ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe usebya umuntu mubana. Nta muntu utagira ikosa, ariko niba hari n'ikosa yakoze muba mugomba kwicara mukariganira, aho kugira ngo wirwe umuhisi n'umugenzi umubwira. Nibyo wenda wowe nibyo bigukorera, nibwo wumva uruhutse, ariko reba neza, uri gusebya umugabo wawe, uri kumucisha amazi, uri gutuma bamuca amazi. Nta muntu uzongera kumufata nk'umugabo. Kandi twese tuba duharanira yuko abantu bacu ari abantu nk'uko umwubaha uba wifuza yuko n'abandi bantu bamwubaha. Ngiye ku giti cyanjye ntabwo mba nifuza yuko umuntu wanjye, yaba umutware wanjye, yaba umwana, yaba n'umuntu tuziranye, ntabwo mba numva inshuti yanjye yacibwa amazi ku musozi cyangwa se aho ariho hose. Noneho rero by'umwihariko umutware wawe ntabwo ari umuntu wo kujya gutarama ngo umugabo ngo mu buriri ngo bimeze gutya na gutya, ngo ibi ntabibasha. None se abantu uri kubwira, wa mugore we, bazagufasha iki? Abo bantu wirirwa ubwira ko umugabo wawe adashoboye, ntacyo ashoboye, ukamusebya, bakajya bamureba nk'ikintu kidafite icyo kimaze, cyangwa se mumbabarire wenda nkoresheje imvugo mbi, ariko bituma bamubona nk'umuntu nyine utari umugabo cyangwa se udafite ikintu ashoboye. Ntabwo ari byiza. Niba umutware wawe hari ikintu ubona kikubangamiye, wenda yatashye icyo gitondo, hari abataha mu gitondo mu museso, niba wumva bikubangamiye, aho kugira ngo ujye kumutaranga ku musozi induru zivuge, why not utamwicaza ukamubwira ati rero mugabo mwiza, ibi bintu birambangamira, ujye ugerageza nibura, niba wanagiye, niba wanizihiwe, ariko ugerere mu rugo nibuze igihe. kuko kujya kuvuga ku musozi ibyo nta kintu bishobora gukemura, ahubwo hari n'igihe usebya umuntu ukagira gute, yageraho nyine akavuga
n'ubundi niyo nahagera na saa kumi, niyo nahagera saa 9 z'amanywa, n'ubundi isura mbi barayinyambitse, uwo nyuzeho azi ko ndara mu mihana, uwo nyuzeho gutya na gutya, byararangiye ntacyo nkiramira, bigahura kandi ari ibintu mwakagombye kuba mwaraganiriyeho. None se niba utagira ibanga, umugabo niba hari icyo mwapfuye ukaturuka muri saro uhuruduka umutukira mu bana, umutukira mu bakozi, umubwira ibyabaye n'ibyabaye, abo bana bawe, abo bana wicara ukabwira amakosa ya papa wabo, abo bana bafata gute uwo mugabo wawe? Ese ejo umwana papa we namubwira ikintu akanaga urutugu, ntabwo ari wowe bizaba byaturutseho? Mwa babyeyi mwe mujye mwubaha abatware banyu kandi mujye mugira ibanga. Ntabwo ari ibyo gusa byo kugiramo ibanga, ariko uyu munsi ntako natekereje kuvugaho twihariye ku mutware. Ubwo ngubwo reka turebe indi ngingo ya kabiri mu ngingo nateguye, ndi kwihutisha kugira ngo nere kubakorera ibintu bibarambira. Ingingo ya kabiri rero ni uguha keya umugabo wawe. Keya mvuga ntabwo ari za zindi nababwiyeho ubwashize ngo kumuha silipa, ngo kumuha ibiryo, biriya byose hari ikibiherekeza. Mutere agatebe mwige mwa bagore mwe. Nutamuha keya ejo azagenda umubure bihure birangire kubera uburangare bwawe, kandi hari ibyo nawe wakagombye kubukora. Urugo ahantu rwubakiye kandi ahantu hakomeye h'ingenzi ni mu cyumba cyawe, ni mu buriri bwawe, niho bya bindi byose navuze niho bikemukira. Kwa kundi rero hari ukuntu ngo abantu bihaye ngo abagore bavuga ngo ni abagore ngo nabashize ibisoni, ngo ni indaya, ngo ni ibiki, ariko uko byagenda uko ariko kose ubyange ubyemere, mu cyumba, mu buriri bwawe, aho uhurira n'umugabo wawe cyangwa se n'umutware wawe, niryo zingiro ryo kubaka urugo kandi niryo zingiro ry'ibyishimo mu muryango wawe. Ati gute? Niba ujya mu buriri umutware wawe yakubwira ati hindukira, ugatera inkokora, uwo muntu ntashobora gutekereza neza, ni hahandi abyuka ibitekerezo ari bibi, akaba yakora n'ibyo atagambiriye gukora, kandi uhari wowe ngo ukemure bya bibazo byose umutware wawe aba afite. Ubwo rero kera kabaye, ubwo inkokora ugize gute, ejo naho ubyemereye ugiye mu buriri uraryamye, uragaramye, nta kuvuga, nta kwihundikiza, nta kumukoraho, nta kumukeyariga. Ubwo ejo nagenda agahura n'abo muvuga ko ari indaya, baba bazi kubahiriza ayo mategeko yose yo gukora sex cyangwa kubaka umuryango. Ndabivuga gutyo kuko ntabwo ndi bugende mvuga mu mazina, kuko turabizi ko kuri YouTube hajyaho n'abana wenda badafite imyaka, gusa ndabizi neza yuko abo ndi kubwira icyo ndi kuvuga muri kucyumva. Niba uri muri iriya gahunda, keyaringa umugabo wawe, uvuge yumve ko muri kumwe, umukoreho abone yuko nyine ibyo ari gukora nawe bikurimo, uri kumva uburyo bwose. Ikindi kintu mwa bagore mwe, umugore aricara ku wa mbere, niba wanyweye igikoma, niba wanyweye icyayi, niba wanyweye fanta, niba wanyweye iki, byarangiye. Niba utanywa amazi, icyumba cyawe kimeze gute? Mwese murabizi yuko umva uba ugomba kuba ufite gurude y'amazi, ukanywa amazi menshi ku buryo mu mubiri wawe, niba se nabivuga gute, amazi ni ngombwa cyane muri kiriya gikorwa. Uba ugomba kuba uri umugore unywa amazi. Babyeyi mumbabarire, namwe mushyireho akanyu, ntimukajye mwirwa muvuga ngo abagabo bacu ngo birwa bagenda, ngo abagabo ngo baratunaniye, ibiki. Banza wikontorore, uvuga ati se njyewe ngira uruhe ruhare muri ziriya gahunda? Njyewe mboneka gute? Njyewe mwiha gute? Mukeyaringa gute? Noneho uvuga ati niba yagiye, ubwo ngubwo ni ubushake bwe, ariko ntacyo njyewe ntakoze pe, sibyo? Ushyiremo uruhare rwawe. Ese umuntu atashye wafashe ibikanzu bigeze ku birenge, uwo muntu azagutekereza gute? Hari uwo muntu azabona yuko
ugomba kugira gutya, abana bamaze kuryama, fata akamini wambara, umuntu asanga usa neza, sibyo? Usanga ukeye, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze asange ibijipo biragera iriya, ntakubona, ntagira gute. Reba abana bamare kuryama, nawe wiyiteho, umuntu asanga umeze neza, hanyuma no muri iriya gahunda nyine umukeyaringe, ibintu birushaho kugenda neza, sibyo badamu beza? Nizere ko ako kantu muri bugakosore, kandi niba hari n'inyunganizi mugende mumpa muri comment icyo mushaka ko tuvugaho. Njye nabwiye ko turi kumwe, ubu ngubu turi kumwe 5/5, twige icyo nanjye ntazi mu mpugure, icyo nanjye nzi nzajya mbasangiza. Noneho rero hari ikindi kintu nacyo wenda nababwiye ko mu cyumba ariho hakorerwayo ibintu byubaka umuryango, ariko byose bigomba guherekezwa n'isengesho. Niyo ngingo ya 3 ngiye kuvugaho, kuzo nateguye kubabwira. Mujye mwibuka gusenga. Gahunda zose dukora hatarimo Imana, buriya nta hantu dushobora kugera. N'ibyo byo kuvuga ngo mu cyumba ngo iki, Imana buriya itabyemeye muragenda bikanga, ariko nta rugo rubaho rudasenga. Mujye musenga, musengera ingo zanyu, musengera abana banyu, musengera abatware banyu, niba ari n'imishinga mupanga, mujye mwiherera, mujye mu cyumba cyanyu musenge. Gusenga ni byiza, gusenga bifungura imigisha myinshi mu rugo, gusenga byirukana imyuka mibi mu muryango. Gusenga niyo nkingi ya byose. Niba hari plan mufite, niba hari ibyo muteganya gukora, mubipange, mubinoze, muganire, mubyumvikaneho, ariko isengesho ribe irya mbere muri byose. Gusenga byirukana imyuka mibi, gusenga bihindura imigambi yose mibi ya Satani. Mujye musenga. Ntago gusenga tuvuga ari igihe umuntu yumva ko kuba buri cyumweru ajya mu rusengero, kuba buri cyumweru tukubona ugenda, umuntu akumva yuko ariko gusenga. Oya, hari umwanya uba ukenewe nk'umuryango, mukicara hamwe, mugafatana ibiganza, mugasenga, kandi Imana irabumva. Ntago gusenga rero umva umwanya wose ufite, ube mutoya ube munini, fata umwanya niyo yaba iminota 5, ujye mu cyumba cyawe, upfukame imbere y'igitanda, usenga Imana. Ntago nzi niba ari imbere y'igitanda cyangwa ni hehe, buri wese afite asengera. Hari abasengera muri dushe, hari abasengera hehe, ariko icyo nzi ni uko aho usengeye hose Imana irakumva. Fata umwanya wawe rero usenge, wiragize Imana, uragize Imana umuryango wawe, bya bindi byose ukeneye byiza ko biza mu muryango wawe bizaza kubera imbaraga z'Imana. Ibindi byose bavuga ngo imiti ibiki, ndabizi neza yuko nta gikora kurusha imbaraga z'Imana, nta gikora kurusha isengesho. Aho utabasha kugera uhatuma Imana. Niba ufite ibyakunaniye cyangwa se umuntu wawe ubona hari ibyo mutumvikanaho, hari ibyo ubona adahindura kandi ukamuganiriza bikanga, tuma isengesho, uhamagara Imana, umuragize Imana, wiragize Imana. Imana niyo ihindura ibintu byose, niyo ihindura ibyananiranye, niyo ihindura ibyo abana b'abantu batahindura. Ntago wagirana n'umuntu ikibazo ngo ujye guhamagara mudugudu, ngo cyangwa ujye ku murenge kurega, ngo niba mutabashije kumvikana ubwanyu muri babiri, ngo umudugudu niwe uri bubumvishe, cyangwa se ngo gitifu niwe uri bubumvishe. Wowe nawe ikindi kintu cyabananiye kumvikanaho, ni Imana yonyine ihindura icyo kintu cyangwa ihindura uwo muntu. Ababyeyi beza rero, mureke tujye dusenga, turagize Imana yacu, kandi gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kora neza inshingano zawe z'urugo rwawe aho ziva zikagera, hanyuma ushyireho n'isengesho, bizarushaho kugenda neza. Murakoze rero, ikiganiro cyanjye nakagaruka, mwibuke mukore subscribe, mukore ku nzogera, musige muri comment ikintu mushaka ko tuzakoraho ubutaha, hanyuma tugomeze kubana muri gahunda zanjye za buri munsi. Murakoze cyane, ciao ciao.